Ndagushimiye cyane wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya bagezweho amakuru yo mu Rwanda muri Afrika ndetse no ku isi hose. Ikisabwa ni kimwe gusa, kora subscribe kuri channel ndetse kandi no kukazogera kugira ngo buri nkuru yose izagisohoka uzajyibona mu bambere gatanu kuri gatanu. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Reka nizere ko umeze neza cyane kandi ibyirimo byose bimeze neza cyane. Niba utanameze neza ihangane, genda bizi neza ntabwo ariko bizahora. Rimwe biba bimeze neza, ikindi bikaba bimeze nabi, ariko nta gihe na kimwe biguma bimeze nabi cyangwa ngo bimeze neza. Niba umeze neza kora cyane, nawe niba utameze neza ihangane, biri buze kumera neza mu minsi ya vuba. Reka dute twihutira ku nkuru ya Safari. Yitwa Safari George, aherereye mu murenge wa Karangazi ntihatuye. Uyu mugabo yaratrendinze cyane ku mbuga nkoranyambaga, yaravuzwe cyane mu binyamakuru ahantu hose mu Rwanda ni Safari, ndetse hari na hashtag ya Safari Nyubaha, Safari Nyubaha. Hakozwe imipira ya Safari yabaye Safari, yaravuzwe cyane ko abastari baramuvuze cyane, bakajya bavuga ngo umwana wa Safari, bigeraho bavuga inka ya Safari, ndetse Safari yabaye Safari. Ese Safari ni muntu ki? Safari n'umugabo witwa nyine Safari George, uheruka kugaragara mu mashusho ari kuniga umukozi w'urwego rwunganira uturere mu gucunga umutekano DASSO. Uyu rero yagaragaye bari kugundagurana, umukozi ushinzwe nyine kunganira urwego rushinzwe gucunga umutekano mu karere DASSO yagaragaye arimo arataka nyuma yo gushaka kwataka Safari, nuko Safari akirwanaho. Mu kwezi gushize inkuru zaranditswe, abantu baravuga kubera umugabo witwa Safari George wagaragaye mu mashusho aniga DASSO agatabaza nyuma y'uko we n'abandi bayobozi mu nzego zibanze bari kugenzura niba nta baturage bakiragira ku mihanda bagasakirana n'inka za Safari wari uragiye ku muhanda mu murenge wa Karangazi. DASSO agaragara ko bituma umushumba wari uragiye izo nka, nyuma hakumvikana amajwi bavuga ngo bajye gufata n'umusaza witwa Safari George. Mu kumugeraho Safari aniga DASSO nawe aratabaza mu ijwi rirenga ati muntabare, kubera ko Safari yari yamunigishije inkoni. Nyuma y'imirwano hakurikiyeho guhagarika mu nshingano DASSO wagaragaye ari muri aya mashusho hamwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Musenyi wafashe aya mashusho kuri Safari George wagaragaye aniga DASSO. Yatawe muri yombi akaba yagejejwe imbere y'ubutabera kuri wa kabiri. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Safari George akurikiranyweho gukubita no kubangamira inzego za leta muri aka kazi, ndetse izi nzego za leta zari ziri mu kazi, bakabiheraho bamusabira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo hategurwe urubanza mu mizi. Ku ruhande rwa Safari George ireguye avuga ko atigeze atega DASSO nk'uko ubushinjacyaha bwabivuze. Yavuze ko babanje kugundagurana akaza kumwigaranzura akamujya hejuru, niko kumuniga. DASSO nawe agataka ku rwego rwo hejuru cyane. Yavuze ko ibyo yakoze byose yabikoze yirwanaho, nta mugambi wo kurwanya inzego za leta yari afite. Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare rwatangaje ko isomwa ry'urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rizaba ku itariki ya 9 Nzeri 2021. Ngayo nguko rero Safari yabaye Safari. Mu by'ukuri niba barakurikiranye video neza, bari abagabo nka batatu barimo umuyobozi nyine nshingwabikorwa akagari ka Musenyi ndetse na DASSO bari baje gufata inka za Safari. Bahera ku mukozi wa Safari, bivuga ko ari uragirira Safari, nuko nyuma yo kumuvaho bajya kwataka Safari. DASSO niwe wagiye imbere. Nyuma rero ya DASSO yo kujya imbere kwa DASSO baramufashe, nuko Safari amunigisha inkoni. Nako umuyobozi nshingwabikorwa w'akagari ka Musenyi yaje akabwira Safari ati Safari Nyubaha. Birangira Safari avuye kuri DASSO bamubuza kongera gukora kuri Safari. Nuko nguko byagenze. Nyuma rero yo kugundagurana cyangwa se kurwanya inzego z'umutekano, Safari yagejejwe imbere
mbere y'urukiko bamuhaye iminsi 30 y'igifungo mbere y'uko urubanza rwe ruzasubukurwa ndetse bakaburana guhera mu mizi. Ngayo nguko rero ibya Safari, ngayo nguko ibya Safari na Dasso tuzagenda tubakurikiranira uko bizarangira, ari nako tugenda tubahereza ama updates. Gusa Safari yabaye Safari mu gihugu cy'u Rwanda, abantu bose baravuga Safari, bakoresheje imipira yanditseho Safari, bakoze utuntu twinshi turiho Safari dusekeje cyane. Rero ibya Safari byaragiye, Safari anize Dasso, ariko n'abangaba nabo bahagaritswe mu mirimo yabo, nabo bahagaritswe mu mirimo yabo cyane. Safari yabaye Safari vraiment, iyo nkuru irasekeje cyane. Iyo niyo wabonye kariya ka video nawe ndabizi neza ko bisekeje cyane. Iyi nkuru yagiye hanze mu cyumweru gishize, ngira ngo abantu bose bahita bavuga Safari nkuko Kenisi yabitangaje nawe ubwo bari kuri Radio 1, ikinyamakuru ayoboye cya Radio 1. baravuze Safari yirwanagaho, mu bigaragara Safari yirwanagaho kubera ko Dasso niwe wagiye ushaka kumwataka. Hashize akanya gatoya Dasso arataka cyane ati Safari aranyishe mu ntabare. Mu by'ukuri niwe wagiye. Dasso yari afite inkoni, yari amaze no gusa naho ahutaza undi muntu wari uragiranye na Safari, nuko nyuma nibwo Dasso yagiye no kwataka Safari, ageze baramuniga. Ariko umuyobozi nshingwabikorwa kagari ka Musenyi nibwo yaje akabwira Safari ati nyubaha nyabona wikomeza kuniga Dasso, mureke agende. Nyuma yaho rero yaje gutabwa muri yombi, ariko nabo ngabo bose bahagaritswe ku mirimo yabo. Ibya Safari nuko bimeze, tuzagenda tubibakurikiranira. Gusa Safari akomeje kuba Safari mu Banyarwanda, Safari akomeje kuvugwa cyane mu Banyarwanda. Safari yabaye Safari cyane. Ngayo nguko rero, reka nkomeze kukwifuriza ibihe byiza cyane ahantu hose uherereye ku isi, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Afurika, waba uri i Burayi, waba uri muri Amerika, ahantu hose uherereye ku isi komeza kugubwa neza, ubomeze no kugira ibihe byiza birimo byose. Imana ikomeze kubihereza umugisha mwinshi cyane. Amakuru yose yaba y'imyidagaduro, imikino, y'ubukungu yose uzajya usanga hano kuri Amakuru Podcast. Icyo usabwa ni kimwe, no gukora subscribe, ubundi ugakanda no kukazogera kugira ngo buri nkuru yose izajya isohoka uzajye uyibona mu ba mbere 5/5. Ndagushimiye cyane, ukomeze kugira umunsi mwiza. Amazina yanjye nitwa Ekwishimwe Emmanuel.